twakora iki kugira ngo ibinure bigaruke byo mu maso mu gihe tugeze mu za bukuru? Ku muntu mukuru akenera moisturizer irimo NMF natural moisturizing factor, agakenera na za humectant, agakenera na za barrier lipids. Niyo mpamvu uzabona amakreme y'abantu bakuru akunda guhendamo. Ikizakubwira ko creme yawe irimo ibyo bintu nuko hazaba harimo za ceramide, cholesterol, fat acid, uzasanga harimo za amino acid. Izo zose zishobora kugufasha kuba uruhu rwawe rwakongera rukagira bya binure urimo uragenda utakaza, kandi n'uruhu rwawe rukagira ubudahangarwa. Bibaze ko kwa muganga bakubwira ko ufite ibinure byinshi kandi mu maso byaragushizemo, ari kuvuga cholesterol. Buriya cholesterol irimo ibice bibiri, hari cholesterol mbi ukwiye gukura mu mubiri, iyo ngiyo akenshi tuyiterwa n'ibintu turya, free radicals, ibintu nk'ibyo ngibyo. Iyo ngiyo ntabwo iba ari nziza, ariko hakaba na cholesterol nziza. Ese iyo ukaraba isabune irimo urea ukisiga n'amavuta arimo urea, ubundi bashiramo ingano iki mu mavuta cyangwa mu isabune? Urea ni imwe muri ingredient abantu bafite uruhu ruri gukura bakenera cyane, kuko yongera moisturization, yongera barrier lipid tugenda dutakaza iyo turimo turakura ibinure muri make. Iyo uyikaraba nyine ko inziza ni ya yindi usiga ku ruhu, gera ku ruhu niyo yaba nziza kurenza ya yindi ukaraba. Percentage ziba zitandukanye bitewe n'uwakoze ayo mavuta. Kwisiga hyaluronic acid na anti-wrinkle cream ifasha iki? Hyaluronic acid ni humectant, dusanzwe tuyifite. Ikizayikubwira nuko iyo ugize igisebe hari ukuntu hazaho amazi, ari amazi ubona niyo hyaluronic acid iri muri higher molecular way. Rero no kuvuga ngo iyo uri gukura ukenera iyo humectant kuko ifasha mu gukurura umwuka ikawuzana ku ruhu rwacu, ariyo azavamo y'amazi. Hyaluronic acid ubundi buryo ikururamo amazi ni ukuyakura mu ruhu mo imbere, bigatuma uruhu rwawe ubona rworoshyemo rubyibushyemo. Iyo hyaluronic acid yo mu ruhu rwawe ari nkeya biba bigaragara kuko uruhu ruba rumeze nk'urunanutse. Niyo mpamvu dukenera iyo hyaluronic acid. Anti-wrinkle cream mo inure barrier lipids twabonye umuntu mukuru agenda abura, irimo ceramide. Ceramide ni kimwe mu binure bifasha uruhu rwacu kwiripairinga, kwisana, kandi iha uruhu rwacu ubudahangarwa ku buryo nta myanda yaza mu ruhu rwawe ipfe kukwangiriza uruhu. Ikindi ibamo peptide. Peptide iri mu bifasha uruhu kubatanga signal, rwatanga sinyare ku collagen zawe ikazibwira ikore vuba vuba, mbese ni mwireme vuba vuba. Peptide na retinol ni combination nziza cyane ku bantu bari gukuraho iminkanyari ku ruhu. Ese ni ukubera iki abantu ba kera babaga bafite uruhu rwiza kandi izi skin care ntabwo zabagaho? N'ubu hari umuntu ubona anakuzemo ariko ukabona ufite uruhu rwiza pe, rusa hose kandi rufite amazi, muri make asa neza. Ubwo biba byaragenze gute? Ikintu ugomba kumenya ni uko genetics irakora. Genetics yawe niba itarakugenera uruhu rwiza uba ugomba kwisiga kandi ukanahozaho. Nawe niba genetics yawe yarakugenera uruhu rwiza si ngombwa rwose na skin care ntabwo biba ari ngombwa. Rero biterwa na genetics. Kandi nanone ikindi, izuba ry'ubu ngubu ushobora gusanga naryo ritandukanye n'irya kera. Twakuze wumva ngo ozone layer, ngo akayungirizo ngo kadukingira izuba, ngo kagize gute. Ibyo nabyo biri muri factors zishobora gutuma uruhu rwawe ruba rwiza cyangwa rukaba rubi. Gusa nanone abantu ba kera burya hari ibintu bisigaga babaga bimeze nk'aho ari sunscreen. Ni ikintu cy'igitafari gitukura bakundaga kwihoma mu maso ugasanga kirabarinda izuba. Rero ubu ngubu usanga turya nabi, turya ibyakorewe mu nganda. Izo factors zose zishobora gutuma uruhu rwacu rusaza vuba. Ngo ese wakoresheje exfoliation wakwisiga retinol? Hoya, ntabwo byakunda. Exfoliation ni actives na retinol ni actives. Kuzikoresha mu mwanya umwe waba uri kubaka ikintu bita inflammation, ushobora kandi no kurakaza uruhu. Inflammation ni ukuvuga ngo uruhu rwawe mo imbere ushobora kurwatsamo umuriro, naho irritation ni ukuvuga ngo uruhu rwawe ushobora kururakaza rukaba rwakora hyperpigmentation cyangwa rukaba rwakora ibiheri byaho ngaho bidasobanutse. Niyo mpamvu ugomba kubyirinda. Ese hyaluronic acid twayikoresha nijoro cyangwa twayikoresha ku manywa? Hyaluronic acid wayikoresha ku manywa, wayikoresha nijoro biremewe.
mbese ni nko kunywa amazi. Ikintu cyonyine ugomba kwirinda ni ukuyikoresha ku ruhu rwumye, kuko iyo uyikoresheje ku ruhu rwumye ikurura amazi yakuyemo imbere. Iyo uyikoresheje ku ruhu rumeze nk'aho rugitose aribwo ukiva muri dushe, ikurura amazi yakuye hanze. Buriya umuntu wambara nikabu akenera gukora reapplication. Nikabu niba atari PF n'umubare runaka, uba ukeneye kongera gukora reapplication kubera ko ntabwo ibikurinda izuba. Naho niba ikozwe muri UPF runaka ntabwo ukeneye gukora reapplication. Hari uwambaje aho yakura umutaka ukozwe muri UPF mu gitambaro kirinda izuba, umutaka wakura kuri Amazon, AliExpress naho uraha. Ikibazo nabajijwe ngo nukwera iki iyo umuntu amaze kubyara skin yiwe yangirika, ibirenge bigatibara, intoki zigatibara, mbese ukagira discoloration. Ese nyuma yo kubyara twakwita ku ruhu rwacu gute? Ushobora no gukora skin care utwite, umubiri wawe ntuzakira ko umubiri wawe uba uhugiye kwita ku mwana. Ikintu cya mbere ugomba kumenya ni uko ubuzima bwawe haba hari n'undi muntu uri kubudependingaho. Skin care utwite jya uyitwaza gake gake. Aho nyuma yo kubyara skin care ushobora kuyikora bisanzwe, no konsa wemerewe gukoresha retinol wonsa, ukayikoresha rimwe mu cyumweru, mbese wemerewe gukoresha za ingredient zagukurira iyo hyperpigmentation. Wambajije nzabashakire collagen ifite miligramu 5000. Ushobora gukoresha imwe ya Marine Collagen ya Forever, nayo ni nziza cyane. Collagen ya liquide niyo nziza kurenza collagen yo mu binini. Ngo ese collagen ku bantu bafite indwara zitandura NCDs nta kibazo zatera? Biba byiza kubanza kuganiriza muganga mbere yo gukoresha collagen, kuko nanjye nigeze kwikoresha ndi konsa ingwa nabi, n'umwana ukajya ubona iri kumugwa nabi. So collagen biba byiza niba ufite uburwayi kubanza kubaza muganga wawe. Ngo ese collagen uyikoresha buri gihe cyangwa ufite ikigero runaka utagomba kurenza? Collagen amabwiriza ari ku icupa ryawe aba ari ngombwa kuyasoma, kuko hari collagen usanga ugomba kuzifata amezi 3 ukaruhuka amezi 2, ukazongera ugafata izindi amezi 3 ukaruhuka amezi 2, gutyo gutyo. Arwambajije ngo ese kubera iki iyo umuntu atangiye gusaza isura yiwe isaza uruhande rumwe, ngo ukabona ngo ushaje umusaya umwe, ngo umunkanyarira uruhande rumwe, intoki zimwe nizo zishaje kuruta izindi. Ese collagen nayo ishiramo mu ruhande rumwe? Ngo ese kubera iki hari abantu babyimba munsi y'amaso ukagira ngo harimo amazi? Ni collagen ziba zaramushira. Hari ikintu bita photo aging, usanga hari ahantu kera wakundaga kwicara ariho izuba rikunda gukubita cyane, ugasanga ikindi gihande urakirinda ntabwo izuba rijya rikigeraho. Hari ingero nyinshi, hari ingero z'imanga bajya bakunda kwerekana, imwe yirindaga izuba iyindi ntirinda izuba. Urugero rw'umushoferi bakunda kwerekana wajyaga atwara imodoka uruhande rumwe ruri ku zuba urundi ntabwo ruri ku zuba. Ibyo babyita photo aging. Birashoboka cyane ko ushobora gusaza uruhande rumwe bitewe n'ukuntu rumwe warwitayeho urundi ntabwo warwitagaho. Ingaruka z'izuba ubundi akenshi tuzibona nyuma y'imyaka runaka. Ushobora kubona uruhu rwawe nta kintu ruri kuba, ariko nyuma y'igihe runaka ukazabibona ko burya kutirinda izuba ari bibi. Kubyimba munsi y'amaso nacyo ari sinye yo gukura. Ikintu cyagufasha ni ukujya uhashira barafu cyangwa ugakoresha ama eye cream, nayo arafasha. Ikindi kibazo ngo ese collagen ntabwo yakongera ibiro? Hoya, collagen kuyifata, collagen supplement ntabwo yongera ibibazo yateza mu mubiri. Collagen iyo usanzwe ufite collagen nyinshi ishobora kugutera ibibazo by'amakeroide. Rero ni byiza binashoboka wazagera hano kuri ofisi yacu tukagupima ukareba niba ufite collagen nyinshi cyangwa ari nkeya, ukareba niba ukeneye supplement cyangwa utazikeneye. Ngo nibihe biribwa bibamo collagen? Birahari cyane cyane tuno tuguru tw'inkoko tubamo collagen nyinshi cyane, umufu, umusokoro, byose bibamo collagen. Ushobora kuzifata ukajya uzinywa utiriwe unywa ibinini. Ngo ese itandukaniro rya anti-aging na collagen ni iyihe? Ubundi iyo turi gukora anti-aging tuba tugira ngo twongere collagen dusanganywe mu ruhu. Anti-aging akaba ari cyo kintu cyo kwirinda ko uruhu rwasaza imburagihe. Ikindi kibazo ngo sunscreen reapplication ni nyuma y'amasaha 2 cyangwa amasaha 3. Niba ukorera mu nzu ni nka nyuma y'amasaha 3, naho niba ukorera hanze ni nyuma y'amasaha 2. Reapplication ni ngombwa kandi ukibuka kwisiga intoki 2. Ese vitamin C wayisiga mu gitondo n'ijoro? Yego, ushobora kuyisiga mu gitondo n'ijoro, ariko biba byiza kuyisiga ku manywa kubera ko ni antioxidant ishobora kugufasha kurinda ingaruka z'amafree radicals
ushobora guterwa n'izuba, ushobora guterwa n'imyanda iri mu bidukikije cyangwa ibyuka bihumanya ikirere, ibintu nk'ibyo. Ku manywa ibyo bintu nibwo bikunda kuba bihari. Ese niyo product idakoreshwa hamwe na vitamin C, cyane cyane retinol, ntabwo bijya bijyana. Ikindi, niba ukoresha ama cleansing actives cyangwa ufite acne prone skin ukaba ukoresha za benzoyl, ibyiza vitamin C wayireka kuko bishobora kutajya. Ese sunscreen ya Yakweri ikingira izuba ku kigero kingana gute? Sunscreen yacu ikurinda UVA na UVB, kuvuga ngo iri broad spectrum, yaba UVA yaba na UVB irabikurinda. Ese vitamin C yo kunywa ya supplement na vitamin C ya serum byaba bikora kimwe? Ibyiza iyo kurya niyo yaba ikaze kwenza iyo kwisiga kuko buryo bwiza buheramo imbere. Izuba ridufitiye akandi kamaro ku ruhu rwacu. Ese ngo nta zindi ngamba wakoresha uryiriye? Izuba ni ryiza ariko ni twebwe turyitera, ni twebwe turishotora, ni twebwe tujya kuryota. Izuba utaryishiriye nta kintu ryagutwara. Ubundi buryo waryi ni ugukoresha igicucucucu cyangwa ukambara ingofero, ukambara amarinete arinda izuba, nabyo bishobora kukurinda ko munsi y'amaso wazana umukara. Ese uraye udakarabye sunscreen byatwara iki? Ugira pores ziri clogged,